ineza nyinshi mu rugo nizana ibyishimo hari urukundo Yesu akunda kuhaba hari urukundo ntihaba kibogoya hari urukundo. Wow. Reka twongere dutangire tubasuhuza tubabwira ngo Imana ikomeze kubaha umugisha ku bw'icyemezo mwafashe cyo gukurikirana ibiganiro byo ku Mubyeyi Dina TV show. Imana ikomeze kubagura kandi tubifurije ibyiza byinshi. Ushobora kuba utameze neza, ushobora kuba utameze neza kubera uburwayi, ushobora kuba utameze neza kubera wenda ubukene cyangwa se n'izindi ngaruka zigiye zitandukanye ziba muri iyi si, ariko reka tukubwira ngo ukomeza kwihangana kandi Imana wizere neza yuko ishoboye byose. Ni umuhungu w'Abanyarwanda ukundwa n'Imana n'abantu. Reka uyu munsi wa none twongere twakire umukobwa mukunda cyane kandi mukunda cyane pe, bamwita Vava cyangwa se umwite Dorimbogo. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Umeze neza? Ko nta courage mbana nta morale. Gerageza gushyuha. Turahari rwose, ndashima Imana yanditse. Uyu munsi witonze cyane pe. Nibiki abantu rero bakunda Vava none ubu yashyushye kabisa, yirekuye, ariko ndizera neza ko biraza kuza kugenda neza. Nabonye utangira utuje ariko ikiganiro kikaza kuza kurangira wagiye muri mundo. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Ubu nicyo Umwami Imana ari kuvugana nawe. Kuba nyiriho ngihumeka umwuka w'abazima hashimwe rirenze ibyo. Ubu ni irihe sezerano uri kugenderaho Imana yaguhaye? Amasezerano ni menshi ntiwabona aho uhera n'aho ureka. Igikuru ni ukuntu nkaba humeka. Ujya wemera ko Imana ivuga? Ndabyemera. Yavuga, hari yigeze ivugana nawe rimwe byibuze? Imana ntabwo ivugana n'ikiremwamuntu, rimwe ivugana n'ikiremwamuntu buri munsi. Kimwe nuko abantu bategereza kubona Imana n'amaguru abiri, ntabwo uzayibona n'amaguru abiri ku isi, uzajya uyibonera mu mirimo y'ibitangaza ikora. Yigeze gutumaho umuntu se basi? Njye ntabwo ndi umuhanuzi ngo irantuma ku muntu. Njye sindi umuhanuzi, ndavuga mu ruhande rwo kurota. Hari ukuntu buri wese ahura n'Imana ye. Byibuze hari umuntu waza akegera Vava akavuga ngo Imana ikuntumyeho. Ikuntumyeho wowe. Abantu benshi bajya bampanura ariko ntabwo mbyemera, kuko abantu benshi ntabwo bafite mwuka wera waturutse ku Mana, ariko bazangirwa. Wowe ubwawe rero uriyizerera, ukanisengera kurusha kujya gushaka Imana iri mu hari umuntu uherutse kuvuga ngo ababosi ni babiri, ngo kandi ngo bose ngo barahemba, ngo hari Imana, ngo hari na Satani. Nawe urabyemera ko bose ari ababosi kandi bahemba? Nanjye nemera yuko buri wese afite umwami akorera. Nemera yuko abami ari babiri, ariko hari ijambo rivuga ngo inyamurya ibya n'ino nta ngororano. Niba ukorera Imana ukorera Imana, niba ukorera Satani ukorere Satani, ariko icyo mpamya ntashidikanya cyo nta bihembo bizima Satani atanga. Muri kano kanya Vava ni irihe jambo rigufasha riri muri riri? Amagambo amfasha ni menshi. Hari irivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Iryo jambo riri mu kihe gitabo? Hari rivuga ngo ko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Biba muri Bibiliya. Ikihe gitabo se kiza kitari Bibiliya? Ibice bingahe umurongo wa kangahe kugira ngo riboneka muri Yoshua? Muri Yoshua ibice 5 umurongo wa mbere kugeza 26. Imana ibwira mwene Nuni ngo ube hafi yo sanduku. Iyo sanduku yarimo amategeko y'Uwiteka Imana bagendaga bayigeze bajya. Ijambo rero rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ni ijambo rinamfashije nanjye kuko ni ijambo ryiza. Nk'umuntu ukunze iryo jambo yarisanga hehe? Nta Bibiliya dufite kano kanya. Hari ukuntu utomboza nk'amano, ufata Bibiliya ugafunguza utomboje, ugwa kuri iryo jambo. Iyo ni impano yanjye njye nifomboye. Ukaba utaryibuka nyine utazi n'iki. Ukaba utibuka imirongo ngo biboneka muri Luka cyangwa muri Zaburi. Hari ukuntu njya mfata Bibiliya nkatomboza nk'amano, nkatomboza nk'ijambo nyine nizera rira imbaraga tu. Rero ni ibyanjye n'undi wese azatomboza. Reka ayo magambo
n'abadukurikiye abamagambo bakomeza kuko n'amagambo meza. Oya, buri wese agira mukomeza, ntabwo ari ngombwa ngo ikomeza vuga nawe rimukomeze. N'amagambo meza, niyo mpamvu n'amagambo ari muri Bibiliya twayabatura nabo akabafasha. Ujya uririmba indirimbo zo mu gitabo? Ndazikunda cyane kuko abadivantiste tugira indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Tubwire nk'indirimbo imwe ukunda y'igitabo, mu gitabo nanjye nzayiririmba. Njye nkunda indirimbo nyinshi zo mu bitabo, hari iya 250, hari iya 95, turirimbire kamwe, hari iya 84. Nkunda iyi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Hari iyo nkunda ivuga ngo imuhira hahirwa arurukundo byose biba amahoro arurukundo ineza nyinshi mu rugo n'ibyishimo arurukundo yesakunda kuhaba arurukundo ntihaba kibogoya arurukundo. Wow, kabisa Felicitation, ndumva uzi kuririmba cyane. Kuki utagiye muri korali? Nabyukiye muri korali, naririmbye muri korali y'abana, ngivamo njya muri rubyiruko. Uyu munsi mugiye korali? Uyu munsi nta korali ndimo kuko izo nizo mu ntara iwacu. Uyu munsi vavaririmba indirimbo z'isi cyangwa indirimbo z'Imana? Ndirimba indirimbo z'amatora, izara bibi, sijya indirimbo z'isi, kuvuga twamwe twasinze cyangwa kuvuga ibishegu. Burya mvuze ngo harashimanya kuba Perezida wa Repubulika twageze kuri ibi, ntabwo izo ndirimbo ari iz'isi, nako zivuye mu ishimwe. Ikindi uduhangano tw'udushya nk'urugero kuri RDB, urumva uvuze nko ku nyamaswa ukavuga ku byiza bitatse u Rwanda, nabyo ntabwo ari iby'isi, ndi kumva ari byiza nyaburanga. Ni iby'isi, ni indirimbo z'isi, ntabwo ari iz'isi. Kubera ko impamvu ko ari indirimbo z'isi, ni indirimbo nyine ushobora kuba wenda waririmba nubwo ari amashimwe, ariko ni amashimwe yo ku bantu. Oya, hari indirimbo ushobora kuba waririmba, hari uburyo bwo gushimira Imana, hari n'uburyo bwo gushimira abantu. Hari uburyo bwo gushimira Imana n'uburyo bwo gushimira abantu, ariko hari indirimbo zivuga ku kintu runaka. Indirimbo z'isi ni kwa kundi ushobora kuza ukarimba ku myambarire, ukarimba ku minywere. Biriya ni uburyo bwo kuvuga ku nyamaswa, bwo kuvuga kuri RDB. Ndetse indirimbo y'isi nanone ntabwo wayijyana imbere y'umukuru w'igihugu ngo ube wayiririmba. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo indirimbo zo gushima n'iz'isi ziratandukanye. Ntabwo ushobora kujya imbere y'umukuru w'igihugu ngo twanyweye twasinze ngo gusa ibibazo bitunguje. Ariko nabonye barabihinduye. Ariko iyo ndirimbo barayihinduye twabonye twatsinze. Yayihinduye nyine. Yarayihinduye ayivana mu by'isi ayizana mu gushimira. Rero indirimbo ziba zitandukanye, hari iyo gushima, hari n'izo baririmba zo kunenga ugasanga abantu babigizemo ingaruka bagafungwa. Kuko banenze umuntu bishyira mu ndirimbo, uramunenga uramutuka uramuninora. Rero zirahari abantu bakora bagashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu babinyujije mu ndirimbo. Hari indirimbo zo ku rwego rwa politike, abo barazizi. Rero ntabwo indirimbo zose zivuga ku kintu kimwe. Ubwo uri kumva iyo hari indirimbo zo gushima, ubwo indirimbo zo gushima ntabwo ari indirimbo z'isi. Ntabwo ari iz'isi, ariko ari ibintu byumvikana. Nubwo ugiye gushimira abantu ntabwo ariko ari indirimbo z'isi. Ariko njyewe dorano ndimo ndabitandukaniriza. Gushimira Imana ushobora kuvuga ngo ni indirimbo wenda zo guhimbaza Imana, sibyo? Ariko indirimbo zo gushimira abantu hanyuma noneho indirimbo yo gushimira abantu n'indirimbo ya gospel bihuriye he? Indirimbo yo gushimira umuntu nk'urugero uravuga ngo iyi ndirimbo ni y'amatora. Niyo yawe indirimbo gatoya bayumva. Indirimbo ni y'amatora irashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Wakanda hagati indirimbo n'Imana irashimira Uwiteka Imana. Rero indirimbo ziba zigiye zitandukanye, ari sekira, ari amapiyano, ari iki, indirimbo ziba zitandukanye. Uva ufite indirimbo ya gospel yo gushimira Imana? Indirimbo nyinshi za gospel ariko sindatangira kuzikora. Ariko urayifite?
ndazifite nyinshi cyane. Basi reba muri izo ndirimbo za gospel uturirimbo ntabwo oya warembye indirimbo gushimira ku rwego rwo gukora indirimbo nta kuvanga amasaka n'amasakaramentu niko padiri yavuze. Niba ari amatora akarangira hagakurikira hanyuma dore imbogo rero sasa ni iki? Iriya ndirimbo singumya kubivugana bivuzeho kare ko ari ya RDP. Dore imbogo dore imvubu dore uduhangano tw'inzenya udushya mwige gukora uduhangano tw'inzenya kandi iriya ndirimbo bibuke kare iriya ndirimbo niyo yatumye Fafa uwo ari we. Birashoboka ntabwo yatumye mbuwo ndi we. Imana niyo yatumye mbuwo ndi wo. Ariko dushimire Gerard Mbabazi. Gerard Mbabazi nta ruhare yagize rurenze urwaba Yago. Ariko niwe wakuzamuye yarafashije ndazamuka yahamagaye buri muntu wese. Yahamagaye yakoresheje buri munyamakuru wese mubonera iki umugisha. Uyu munsi rero Fafa baramutse bavuze ati Fafa tujye kugera mu mapasiteri wabyemera? Njye ntabwo umuhamagaro wanjye ari uwo kuvuga ubutumwa. Njye umuhamagaro wanjye ni uwo kumenya ushonje tugasangira nawe icyo yampaye. Ntabwo najya kubeshya Imana ngo ngewe ngo nshaka kuba umuvugabutumwa. Ntabwo kuvuga ubutumwa bucya ngo ubyihe. Kuvuga ubutumwa ni impano umuntu abyirukana. Ni impano itari ukoresha washonje, ni impano itari imitwe ndetse ni impano umuntu abyirukana. Ntabwo bucya ngo kuvuga ubutumwa bigusemo uba warabyirukanye. Imana yamutse gukubisa Bibiliya reka kuvuga ati haguruka mu gitondo uzenguruka umujyi. Nta bihari njye inshingano zanjye Fafa intego zanjye nkora ntabwo ibyo kuvuga ubutumwa birimo. Gusa ikizampa ninjya hakaboneka ushonje nzamuvura. Nimba nambaye hakaboneka uwambaye ubusa nzamwambika. Ndetse nimba hari icyo yakoze nzatanga ituro ry'ishimwe. Ariko kuvuga ngo nzajya kubwiriza ntabwo waba umupasiteri none ushatse umugabo w'umupasiteri nimbwira kintu ariko ngo nigi kinakuki gukora Imana ni ikintu cyo kuba. Ni ikintu cyo kuba, ni ikintu kiri hagati kuko ntabwo ari ikintu upfa guhubukira. ubu ngubu ntabwo waba umupasiteri ntabwo umugabo ubonye umugabo ugukunda umupasiteri ntabwo waba umupasiteri. Birashoboka ko uwo mugabo yaboneka ariko njyewe ntabwo. Aramutse akubwira ati mugore wanjye sinshaka kujya kuririmba indirimbo zimeze gutya gutya kuririmba indirimbo z'Imana. Umugabo agira uburenganzira bwo kubwira uwo ari gutereta cyangwa se ari kurambagiza ibyo ashaka. Ukaririmba indirimbo z'Imana ukaba umudiyakoni ukajya ubika amaturo. Papa ntabwo bikoreho ndakurahiye ntiwabyemera. Birashoboka nyine ni ibiganiro aka kanya uri kuzana ntabwo ari ibintu bihari. Bishoboka icyo gihe cyageze bikaba ngombwa ko biba bishobora. Ariko se nanone ikindi kibazo wakubise abantu korabora. Korabora iki? Kubita abantu korabora kumwe n'abandi bahanzi. Oya ntabwo njya nkunda kuririmbana n'abandi bahanzi njye. Ubu ushaka yaryo wenyine. Dr. Marahagije. Muri muririmba. Ubwo rero nta bandi bahanzi njya nkeneye. N'ubwo Juno aramutse avuga ati njye Juno ndashaka ko dukora kurabona na Fafa. Ntabwo mbizi kuko njye Juno nta n'uwanzi njye mubona kuriya gusa ku mwahuye na Bruce Melody. Niwe twahuye. Kuva ahora na Bruce Melody acemo imyaka ingahe? Ntabwo mbizi. Ariko acemo igihe kinini. Bruce Melody aramutse akubwira ati Fafa dukore korabo. Nkiza nkuru uba wazikuye he? Bruce Melody turabona ari uwo gukora amakora koko urwego Bruce Melody ageze. Nose nibishoboka. Urabona ari uwo kugaruka hasi ngo aje gukorana n'abantu. Gukora ku Imana ariko urabyemera gukora ku Imana. Ntabwo Imana yaje kuvugishwa amateshwa n'ubujamwa. Imana ikunda umuntu ma ku rugero rwe. Mugani wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntihagire wifuza ubuzima bwa mugenzi we. Bruce Melody yarakoze cyane afite intera agezeho. Rero ntabwo ashobora gutera. None se uyu munsi Josiane ko ashobora kuba ategeko. Hasi ngo njye simbizi ndamuvugira bitewe n'urwego mubonaho. Ntabwo urwego Bruce Melody ariho ari ubwo gusubira hasi kujya gukorana n'abahanzi bazamuka amakora. Kuko ageze kuri level yo gukorana n'abanyamerika. Ageze kuri level yo kujya gukorana n'abanyamahanga. Ibintu byo kugaruka hasi ngo aje kuraba ko hasi bakorana korabo. Wayeze ashobora kuvuga ati Fafa hari indirimbo nakoze nateguye ngo ino tuyikore Safa. Ukajya muri korabo. Ariko rwose abo kubaha mujye mu buhano kuri Bruce Melody yarakoze. Simba nshaka kwa ni umwana gasaba. Na unase kubanga korane nawe no kumwanda gasa. Rwo gukora n'abanyamerika ntabwo Bruce Melody gusa gukora amakora akora. Fafa nawe uri kinga. Mujye mwihangana mugira umuco kuri murwanyu abo kubaha tugira gute tububahe. Gaho twinjiye ku ndirimbo yawe rero twika cyane sasi no nakora wenda umuti kuri channel yawe. Indirimbo yanjye iri gutwika ntirasohoka bayitegereze mu cyumweru. Waba kubita sample. Oja. Bayitegereze mu cyumweru. Iri gutwika kandi itarasohoka. Bazayireba. Niyo igezweho nyine mu masidi.
nayo ni amatora wasohoye iz'amatora ebyiri nasohoye iz'amatora enye ko kushora nawe ra sobwe amafaranga urayagaruza naragerageje nshimire n'abadesipora banteye inkunga kuko indirimbo zirahenda amashusho arahenda ntabwo wabyishoboza nta mutera sereta ntakinira gufashayo ariko ni byiza nanone kabisa ugomba gushimira buriya iyo ushimye birongera bikagaruka Vava nihe ndirimbo rero sasa waturimba twita tunisoreza ntabwo ndi muri mood yo kuririmba amanarenge bihagije abantu bakeneye ku indirimbo bakoresha mu matora bajye kuri n'ubundi Vava TV show bagomba kujyaho bakareba ariko byibuze rero bakaririmbo keza nawe ntabwo ndi muri mood yo kuririmba iyo nkoze ibiganiro birimba numva nsaraye numva nameze neza kandi no kurara muri amasidio hari imvune z'abahanzi no kuguma uririmba mu biganiro abayivuga iyo ndirimbo yitwa imvune z'abahanzi urayizi se njya numva bayivuga hari n'akantu na gato uziho ntabwo nyizi gusa iryo jambo ryo ndabirizi ko hari imvune z'abahanzi Vava ntabwo utageze wa mugani kuri mu studio ukora indirimbo uburyo utajyunguka iyo nabonye ifite uranakurikirwa nuko ugerageze umusitari mu minsi iri imbere uzajya ukora indirimbo ibwira miliyoni birashoboka cyangwa se tukaba twaranasubiye iyo twaturutse gusa ukaba warazanywe n'ikintu runaka ushaka kugera ku kintu runaka wamara kukibona ukigendera kuri wakomeza imiziki kuko hari igihe umuntu yarazamutse avuga ati cyangwa igishoro wagira amahirwe rero wagifatisha uvuga igishoro ukeneye Vava ni nk'icy'amafaranga angahe ku buryo ushobora kujya ayo umwami Imana azampa yose nzafatayo kandi ndamushimira harimo uvuga ati njyewe nimbona miliyoni 3 nzitangira oyanjye ntabwo njya nifuza mbese ibyo nshobojwe kubona ibyo uzabona byose uzacyura ibyo ngibyo cyane ko no mu rugo wavuze ko umaze kwagerera amatungo ubwo mu minsi iri imbere uzafite n'amazu basi birashoboka zawe ya mbere n'ubuzima iyo ukomeje kubaho byose Imana uhita ufata pasiteri witahira Vava so reka ngushimire wakoze cyane kubw'umwanya wawe navuga ngo umwe mu bantu umuntu ashobora gushaka ntugorane yaba mu buryo bwo kuboneka cyangwa se no mu bisabwa kugira ngo umuntu abashe kuba yaza nabango rero ni nayo mpamvu wa mugani wawe ugitinze mu itangazamakuru reka ngushimire ngo Imana igumugisha kandi gutera imbere biri mu biganza byawe gira icyo bwira abakunzi b'umubyeyi Dina TV show abakunzi bo bakomeza okay jya ku mubyeyi Dina TV show ukore subscribe ukore like ukore na share kandi numara gukora subscribe haraza akazongera nako gakandeho kugira ngo ikiganiro cyose kigiyeho ndetse nk'uko nabibabwiye Vava nabibabwiye ndababwira twebwe ahangaha n'amateka y'icyamamare runaka buriya hari igihe tuzinjira mu mateka ya Vava nabwo turebe Vava yavukiye ahangaha akura gutya Vava ahora n'indi ayo mateka rero niba ushaka kuyamenya nyarukiraho ukore subscribe like na share kugira ngo bijye bikomeza bigenda neza Vava rero nanjye kamushimire by'umwihariko nibajye kuri Vava TV show bakore subscribe like na share Vava komeza atera imbere nubwo ataratangira kubona ayo mafaranga ariko bizagenda neza ahubwo njyewe natungwe ko utarayabona ariko buriya azaza ni umuhungu w'abanyarwanda ukundwa n'Imana n'abantu Jado bye bye ciao ciao hasta la vista